Kunubu mpatira kujya kurya niba ntabishaka urajya kurya mbigarure. Wandi umwana uhatirwa kurya koko. Nuheruka kurya ryari? Ariko mubwiye ko nashaka kurya. Urgiye mubwiye kurya urambwa ngo ntabyo ushaka ubwo. Ahamagara shoferi musangire. Ihanganisha yayi. Ese uyu mugabo asigaye anywa hehe icyayi? Aha. Pues nashaka ko tuvugana kuri izi raporo. Urabona urabona ahangaha izi modoka ebyiri asiranse zarangije, iriya EP5 nayo iragufunga. Ikindi
dufite booking eshanu. From where? Hari abanyamahanga baturutse muri Uganda badusabye imodoka ebyiri zo kujya muri Nyungwe bakamarayo iminsi 5 days. Ikindi hari abandi banyamerika babiri bashaka imodoka z'imyanya ine hakaba noneho rero n'umuntu umwe ushaka imodoka y'ubukwe y'abageni. Azatwara imwe gusa? Ashaka imwe y'abageni. Ntabwo azatwara impanga? Oya, ashaka iriya vewiti y'umweru. Ikindi hano hari ibyo ashaka kunsigaho. Izi ni za modoka twatumije mu Bushinwa zishaka kuza, rero maje kuba bari bansabye kuboherereza nyine icyangombwa kirimo. First of all, izo ziriya modoka za assurance, ufite insurance igiye gushira ugomba kubyita kuza kubikurikirana cyane ku buryo ntabwo no gutegereza umunsi ko reka ibi ngibi byo gusimba nzinyuzemo amaso. Uribuka ko hari impuze mugeze kumpa nsangamo amakosa, ntabwo nakwenya kose gukora kusanga ririya kandi nari nakwizeye, so ntabwo nabikurenganyije kuko byose biba twese turakosa, ariko ibizongera ndaza guhamagara. Nakoze Vicky bamuhamagaye. Sonigeze usuhuza? Sikasubiza hariya. Gusa kunyibutsa ko twabikoze ku mpamvu n'igihugu. Yes. Sometimes tugomba kuba seriye mu kazi niko mba nabitekereje. Uravuze ngo ntabwo ndi seriye? Oya, ndavuga ngiye nk'umukozi. Urishobora ube seriyeuse ntacyo. Ubwo ari mwe muzi. Mbese neza. Shaka kubabarira nyine rimwe ntekereza ko ushobora kunkoraho. Se aba bakozi bahari hirya gato baramutse batambutse aha ngaha ntabwo reka jya umenya ko mu byo nshinzwe n'ikibazo cyawe. Na protocol, of course. Yes. That's why. Umeze neza ubu noneho? Ufite mu kazi. Nyirabuja. Karibu. Merci. Nshaka ikintu ushaka kukubwira. Tugomba mutishima. Mba naniwe nawe. Mba nkiri muri mudu y'akazi ariko nkiza n'indyama birashira. Uva mu kazi iby'akazi bisige mu kazi nugera mu rugo umenye ko nanjye muri ugomba kumpa umwanya kandi tukaganira umeze neza. Ngaho mbwira. Mama ngo yarwaye. Mama yarwaye? Yego. Kuva ryari?
mbizi bamuhamagaye barambwira nyine ngo yarwaye ubwo nagira ngo nk'uruhushya njya kumureba njya kureba uko ameze. ushaka kugenda ryari? Kireje numva umuntu urwaye nshaka kugenda ryari ndazinduka ngenda. kandi ndashaka kumara iminsi rwose ntabwo nzahita ngaruka nawe urabyumva. uzamara iminsi ingahe? uzaza rwakize ariko ni nabyo ntacyo. nzamara iminsi 3 yonyine. 3 ushaka kugenda indwara igakomeza ikiyagrava bikanywa ko namara iminsi ntawamenya. ubu yuza ko ufite permis rero ntabwo akabaye ingora. Ingu igenda kubwira ushake permis ariko cyagore mu negligence. Ako nzayishaka. Ryari se? Murangaho nzayishaka rwose. Hashize imyaka ingahe nkubwira ngo ushaka permis? Nzayishaka vuba. Abantu bose ushaka kujya uzatigiza abantu bagutware gusa ni nta gutwara ngo chauffeur gutwara ubwo se urumva umuntu azaruka ryari? Okay. Ntacyo witegure. Ubwo chauffeur azagutwara ngenzi yaranze nzashaka move. Uzagarukira. Gusa ariko biranavunanye. Ubuse kumva chauffeur agomba gutwara ukamushakiraho kuba izo ni dépenses inutiles zitari ziteganyijwe ibyo ni iki? Nako n'ibintu babaye nyine bidateguye nibyo bigomba gukorwa nyine bidateguwe. Uburwayi ntibwaduteguje. Okay, byanze kuze mu kugenda kuko ntabwo wazajya kwa mama guteze nta busono byaba bifite. Akazi cyane. Akitegure ubwo nta kundi nyine. Ari mu rugo cyangwa rwari kwa muganga? Ari mu bitaro? Ashaka kuba kiri mu rugo ko nanjye ni kuri telefone babimbwiye. Kwisi utasobanuje neza. Ashaka kuba kiri mu rugo. Okay. Sawa. Kamiki. Ari kindi? Tujye ku meza. Kumeza ndumva ntari mu mood yo kurya. Ndananiwe. Ntabwo uri muri mood yo kurya sheri. Ariko uri mu kazi umunsi wose ntabwo ukumbuye n'ibiryo byo mu rugo nyine ngurye. Siko ntari umwana uhatira ibyo kurya ko cyumatira kurya ngiye kubirya mbigarure kandi nakabaye mbyihorera. Nise hari icyo wariye kindi. Ko nubu mpatira kujya kurya niba ntabishaka urajya ngiye kurya mbigarure. Wandi umwana uhatirwa kurya koko. Nuheruka kurya ryari? Ariko mubwiye ko nashaka kurya. Urigiye mubwiye kurya urambwira ngo ntabyo ushaka ubwo. Hamagara chauffeur musangire. Sheri ngwiki. Chauffeur. Chauffeur. Oui. Dusangire. Karibu ku meza. Cara hariya. Dusangire. None se Oya nta none twirire nta kibazo. bose se ntabwo Bose mwihorere sibyo? byagenze bitera Dusangire nje nawe. Icyo gutwaye se? bose se ameze neza. Yego ameze neza nta kibazo. Urushaho n'ibindi nawe.
Wow. Yeah. Sha ufite inzu nziza mwana yaki. Yabase. Merci beaucoup. Eh. No kumeze. Vicky. So feel at home. Thank you. Ubisanzure. Ubu ni njyewe nawe turimo gusa turi babiri. You can check on it. You can go wherever you want. Mbese uyitembere. Jesus. Hado ni heza cyane. Sure. Thank you. None harahumura. Okay, ase byibuze wazanganye nk'umunsi ukajya uvuga sheri. Vicky, no c'est Vicky every time Vicky. Chérie? Yes, like that. Yes. Hehe. Anywhere. Oh. No, kazi se. Bitwaye iki? Turi twenyine. Uriya ngo nibikuta birumba. Anyways, mwakiriza ikize? Cyari cyose. Cyari cyose? Ego. Cyukunda kwanza icyo nkunda urakizi. Nawe urazi ko nzi ibyo ukunda. Uje wanjye se njya nkubaza ngo ndakwakiriza iki? Okay, what if we change? No, just bring what you have. Okay. So, reka niba hano. Abagore bararenzwe koko mana yanjye we. Umugore muri akicara mu nzu nk'iyi akavuga ati ngomba kwiba mu njyenyine ngomba kurya imitungo nk'iyi we. Oh, Vicky, nako chérie. Tanisha. I know. You can choose one of two. Which do you prefer? Ikafata kakambere byanze bikunze bura nikora mitima. Kuko nakanye mu kiganza mu kuboko kw'imoso. Kubera rero champagne nkunda. Byatumye kakarawe nako ngakunda. Icyo yashira mu cyose baza ni gwakira mu mazi yaryohera. À la santé. Bavuga gute nango nzi France. Ubisubije cyangwa mu merci. Okay, merci. Okay, cheers. Cheers. Thank you. Nako nabyo niko bavuga. Upfa kuba byishimiye c'est tout, hein? Okay. Kano kanwa gikarari kiryoshye. Sure. Yeah. Okay. Vicky, this is my home. Chérie, this is my home. Oh. Chérie. Chérie. Yes. C'est ma demeure. Mu gifaransa ni quoi? Adena uyizi igifaransa? No. Okay. Dumangorofone. It's my home. Nice home. As I told you, enjoy it. Yeah. Ujya ushaka. Can I enjoy it like mine? Not sure. Why? Mama Prince ya Adritana. Mama Prince. Nageze ndikonde turi kumwe. Ariko n'umugore wanjye. Nahise nyebewe ko ari umugore wawe kuki wumva wabinyibutse. Ni mama w'abana banjye babiri. None. Ni byiza. Ko ntabwo ari byiza kubimbwira. Okay. Urabona gute? Inzu ni nziza. Ahubwo ndi kumva nanjye nishaka. Ubyumva gute? Really? Yes. You know, it took too long. How? Kugira ngo ngire ariko
nimara kuzuza irayo hirya nawe nzagutekerezaho wa nangize mugiye kumera nka babakire b'ubungubu ushobora kubwira ikintu bagatangira ngo urumva kugira ngo uyibone ngo biragoye kandi bazi neza ko nta kindi kintu ubashakaho tuba dushaka ngo tugeze ku iterambere mu bw'ibyo tutabasha kwigiza subizi isama natwe tubakunde kandi bizira uburyarya mu gihe utarabibona unkunda bifite uburyarya no hari ibindi umpa ntabasha kwiyo basi biragushimisha birashimisha cyane thank you kandi ngo ntabwo akunda n'isize imituku ntabwo bizi anyway okay ndaje mbona buri mukanya okay sibyo enjoy your drink mama ikesi biri kongora kabisa that's my mom Why? Cheers. Please. So, niba rero uwo mugore wawe yagiye haryo ubwo azagaruka ryari cyangwa azamuha igihe kingana gute numve nisanze nyine feeling free mu rugo rwacu aka kanya ufite ubwoba of course I have okay in fact yambwiye ko ko arwaye kandi ngo ararembye so she left this morning and expecting to be back after 3 days so niba afite ubwoba bwikure mu ntumva nta kibazo tukeneye ko yamara iminsi 3 or more birashoboka it will depend one more mva nawe bishoboka ko ashobora kumara irenze bivuze ko ashobora no kugaruka mbere no kuko harashize igihe kinini atajyayo urumva no kumbura byari birimo iminsi 3 yo ntabwo ni indiscutable ntabwo azaza mbere iminsi 3 how do you feel and what do you think everything is okay. is fine Yes. okay we have to enjoy now. From now on we have to enjoy wantembereza se ukageza no hejuru gato nareba ko okay feel free okay njoo tuende hakuna tatizo sika ndi kugusaba basi we ntabwo ushaka njoo